Muraho neza, nishimiye kongera kubana namwe kuri iyi cano kuri kutavugwa. Nk'ibisanzwe kubana namwe ni umusanzu ukomeye cyane kurenza uko mwabitekereza. Ushobora kurimo kwibaza ngo uyu munsi tugiye kuganira kuki, ariko kuri uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane kurenza uko mwabitekereza. Ese wigeze wibaza impamvu hari abakobwa barabona abasore bifuza, mu gihe abandi bari bagira ikibazo gikomeye cyane cyo kubona umuntu ushaka umubano urambye? Ese ubwiza ku isura bw'umukobwa bwonyine buragije kugira ngo butume umukobwa akundwa cyane kurenza uko mwabitekereza? Aho ngaho rwose igisubizo ni oya, kubera ko hari imico n'imyitwarire bishobora gutuma umukobwa arushaho gukundwa no kubahwa n'umuhungu cyangwa se n'umusore, ariko ibyo bikunda kubaho gakeya cyangwa se akenshi bikirengagizwa. Ariko kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe amoko 8 y'abakobwa abasore benshi bakunda, cyane cyane bashaka umubano ufite icyerekezo cyangwa se direction. Niyo mpamvu rero usaba gukurikira video kugeza ku musozo, karushaho gusobanukirwa ndetse no kuyabyimbitse, ndetse byanaba byiza utasobanukirwa ukandika muri comment kugira ngo tuzabone aho tugusobanurira ubutaha. Rero niba munyemereye ko kitanye ikintu cya mbere ibyo tugiye kubagezaho. Naho ikintu cya mbere ni umukobwa wifuza kwiyubaka. Ukuvuga ngo umukobwa ufite intego ze bwite arashimisha kurenza uko mwabitekereza. Ntabwo ategereje ko umusore ari we uzamukemurira buri kibazo cyose kibayeho. Ukuvuga ngo kimwe mu bibazo bibaho bimwe muri byo arabyikemurira. Kandi ikindi ashobora kuba afite akazi, umushinga cyangwa se amashuri cyangwa se n'izindi ntego ashaka kugeraho mu buryo runaka. Ukuvuga ngo rero umusore ushobora kubona ko uwo mukobwa afite icyerekezo kandi ashobora gufatanya nawe kubaka ejo hazaza, bityo kumenyera imbaraga n'imbaduko no kumukunda kurushaho kurenza uko mwabitekereza. Nubwo rimwe na rimwe benshi bisa nko byatunaniye, ariko biba byiza tukajya tugerageza. Naho kabiri ni umukobwa wubaha. Kuba ntabwo bivuze ko buri gihe wemera ibyo umusore byose avuga, oya, kubera ko rimwe na rimwe gerageza uvuga hoya, kubera ko ibyo akubwiye byose si uko aba ari ukuri cyangwa se si uko aba ari byo, ahubwo ni kimwe mu kuvuga neza, mu kumva undi muntu no kumutamutesha agaciro. Ni ukuvuga ngo rero umukobwa ashobora kutemeranya n'umusore, ariko akayimubwira mu buryo bw'ubwubahane, kubera ko aba afite umuco mwiza kandi ukomeye cyane. Kubaha rero ni umusingi ukomeye cyane umubano urambye. Gusa muri iki gihe abantu bikiriye ibyabo ngo gusuzugura no gutesha umuntu agaciro ngo ni umusingi ukomeye cyane w'umubano. Gusa abakurikira ibyo ngibyo batenda kubona yuko bibeshye. Ibyiza ni uko bakurikiza ibya mbere, kubaha ndetse no kutamutesha agaciro. Ariko ibyo ngeso rwose yo gusuzugura no gutesha umuntu agaciro isa nk'ari yeze, isa nk'ari imbuto y'amasaka cyangwa ibijumba yeze. Gusa abayikurikiza batenda kubona yuko bibeshye. Naho gatatu, umukobwa wizerwa. Abasore benshi bashaka umuntu ushobora kwizera cyangwa se kwizerwa, umukobwa udakunda kubeshya, umukobwa utajyana ngo avuge amabanga yabo, ndetse umukobwa ugira ijambo rimwe rishobora kubaka icyizere gikomeye cyane cyangwa se cy'igihe kirekire. Nubwo rimwe na rimwe bidakunze kubaho, ariko icyizere ntabwo cyubakwa n'amagambo, ahubwo cyubakwa n'ibikorwa bya buri munsi. Ariko nanone rimwe na rimwe amagambo tuvuga buri munsi ashobora gusenya umubano wacu kurenza uko mwabitekereza. Umubano ukarambura neza bitewe n'amagambo tuvuga buri munsi tutakotoroye. Bibaye byiza rero twakotora amagambo tuvuga ndetse tukagira n'icyizere ndetse tukubaka n'umubano urambye. Ikindi nanone tukabika ibanga ry'igihe kirekire hagati yacu, nubwo rimwe na rimwe abenshi byatunaniye. Naho kane, umukobwa ufite umutima mwiza. Ubwiza bushobora gutuma umuntu ashobora kukureba kandi akanagukunda, kubera ko ariko imico myiza niyo ishobora gutuma umuntu ashaka kugumana nawe igihe kirekire, gutyo kubera ko akubonye umuntu mwiza akumva aragukunze ndetse akishimira no kugumana nawe cyangwa kuguma uruhande rwawe. Ubwo rero kugira impuhwe, kugira ubuntu no kumenya gufata neza no kwita ku bandi ni ibintu bishobora gutuma umuntu arushaho kugukunda no gukundwa kurushaho. Niyo mpamvu rero biba byiza twagira neza, kubera ko nanga ibyiza ahubwo arabibura. Biriya abantu bakunda umuntu ugira ubuntu kubera ko baramugana. Iyo ugira ubuntu ukabugira neza barakugana nta kabuza, ariko iyo ugira nabi cyangwa se ugira indi mico runaka baraguhunga, kubera ko abantu bakunda ibintu byiza. Biba byiza rero twagira neza, kubera ko kugira neza ari imbuto itabora, nubwo rimwe na rimwe abenshi tubyirengagiza cyangwa se ntitubimenye. Yego rwose. Naho gatanu, ashobora kuba ari umukobwa uzi kuganira. Uri umubano mwiza usaba communication nziza. Nubwo rimwe na rimwe muri iki gihe abantu bishyiriye ibyango umubano mwiza usaba communication imwe. Usaba gukurikiza ibyo ngibyo bari mu buyobe, nabo rwose naho bari. Gusa muri iki gihe abenshi bisa nk'ibyo twibereyemo turi mu buyobe. Ariko umukobwa ashobora kuvuga ikibazo afite aho gwashicetse cyangwa ngo yihorere abamufasha cyangwa se umufasha we, gutyo umwana ukomeze gusenyuka. Kandi ikintu n'ingenzi kwene twamwabitekereza, kubera ko azi no gutega amatwi. Buriya kuganira ntabwo ari ukuvuga gusa,
ahubwo akenshi aba ari ukumva. Gusa muri iki gihe abenshi twihutira kuvuga tugatinda kumva, kandi bibaye byiza twakwihutira kumva ubwo tugatinda kuvuga. Gusa ibyo ngibyo abenshi bisa nk'aho byatunaniye, bisa nk'aho ari ikizira kuri twebwe, ariko ibyo ni ingenzi kubera twamwe bitekereza, kubera ko muri iki gihe abantu iby'agaciro babigize bitari iby'agaciro, ahubwo ibyateshejwe agaciro cyangwa se ahubwo idafite agaciro bigira iby'agaciro kubera twamwe bitekereza. Naho gatandatu, umukobwa utagira amayeri menshi. Hari abantu batekereza ko kugira ngo bakundwe bagomba gukina imikino y'amarangamutima. Aha ngaha nshaka kuguha urugero rufatika cyane kubera twamwe bitekereza. Kwirengagiza umuntu ku bushake kugira ngo umwihishe, kugira ngo umubeshye urebe uburyo yifatamo, kumubeshya ngo urebe uburyo abyitwaramo igihe amenye yuko umubeshye. Ibi bishobora gutuma umubano wanyu urangwa na stress aho kurangwa n'amahoro n'umutekano. Ni ukuvuga ngo umukobwa uvugisha ukuri kandi akunda ibintu bisobanutse neza kwenda uko bitekereza, ashobora gutuma umusore yumva ko afite amahoro muri we ndetse no kumva ko afite amahoro no mu mubano kwenda uko bitekereza. Gusa ibi ngibi rimwe na rimwe abenshi usanga byatunaniye, cyangwa se abenshi bakunda kuvuga ngo byari iby'ahambere ubu ntibigikora. Naho karindwi, umukobwa wiyitaho. Ntabwo bivuze yuko ugomba kuba ufite amafaranga menshi cyangwa se kwambara ibintu bihenze cyangwa se birenze ubushobozi bwawe, ahubwo ni ukumenya kwiyitaho. Ushobora kugira isuku, imyambarire iboneye, kugira gahunda, kwita ku buzima bwawe ndetse no kwiyubaha. Ni ukuvuga ngo rero umukobwa wiyubaha kenshi agaragaza yuko azi agaciro ke. Gusa muri iki gihe bitesha agaciro babibona nta n'ubatesheje agaciro, ahubwo bo ubwabo bakitesha agaciro. Gute kwisanza ahantu aho umuntu agateshejwe agaciro n'undi muntu, ariko muri iki gihe nawe ubwawe usigaye witesha agaciro aho kugira ngo ukiheshe. Ariko biba byiza wakesha kubera ko kwihesha agaciro ni ingenzi kwenda uko bitekereza. Gusa muri iki gihe bisa nk'aho byatunaniye ahubwo turakitesha aho kugira ngo tukiheshe. Naho umunani, umukobwa ufite urukundo rw'ukuri. Hari abakobwa bakunda kubera amafaranga gusa, hari n'abakunda kubera ibyo bashobora kubaha, ariko umubano ukomeye usaba ibirenze ibyo ngibyo. Yego rwose, kubera ko umukobwa ukunda umuntu akamushyigikira, akamubwiza ukuri kandi akamuba hafi mu bihe byiza ndetse mu bihe bigoye, aba yubaka umubano ufite imizi ikomeye kurenza uko bitekereza. Dore ukuri gukomeye tudakwiye kwirengagiza. Ntabwo abakobwa bose bakundwa n'abasore ku buryo bumwe, oya, ahubwo umusore umwe ashobora gukunda umukobwa ufite imico runaka kandi ugira ibyo akunda bitandukanye n'iby'undi runaka. Nta type imwe y'umukobwa buri musore akunda, oya, icy'ingenzi si uguhindura umuntu uwo ari we kugira ngo ukundwe, ahubwo ni ukwiyubaka, kumenya agaciro kawe ndetse no kugira imico myiza kandi mu buryo bwiza. Kandi umukobwa nawe yego rwose ntakwiriye guhindura uweho uri we kugira ngo umushimishe, ahubwo umubano mwiza usaba abantu babiri bombi bafite indangagaciro zihuye kandi bubahana mu buryo bwiza buziguye. Niba uri umukobwa rero ntukibaze uti nakora iki kugira ngo abasore bankunde, ahubwo ibaze iti ni muntu ki ushaka kuba we, kandi ikindi ni muntu ki mwiriye kubana nawe. Kuko gukundwa n'abantu benshi si cyo gipimo cy'agaciro kawe, ahubwo kuba umuntu ukundwa wubaha kandi gukundwa ndetse mukabana nibyo by'ingenzi kwenda uko mwabitekereza. Ni video yakugirira akamaro, ntuzacikwe n'izakurikiraho ubutaha. Kubera ko turavuga ibintu birindwi umukobwa yakora bigatuma umusore yifuza kuba yabana nawe cyangwa yakubakana nawe. Yego rwose, muri video itare cyangwa izakurikiraho turavuga imyitwarire ishobora gutuma umusore abona umukobwa nk'umuntu ushaka kuzabana nawe, bitari gukundana by'akanya gato gusa cyangwa se by'agahe gato gusa. Rero komeza urebe cyangwa ukurikire ukuri kutavugwa, ibyo byose uzabibona mu gihe cyiza kandi gito cyane. Niba iyi video yakugiriye akamaro, kanda like, andika hasi muri comment igitekerezo cyawe cyangwa se ikikuri ku mutima, gisangize inshuti zawe, kanda subscribe ukuri kutavugwa. Ariko none kagira ikibazo mbabaza, ni uwuhe muco ubona ukwiriye kuba uwa mbere ku mukobwa ushaka kubaka umubano urambye? Andika ikikuri ku mutima rwose nta kabuza. Murakora cyane gukurikirana kuri kutavugwa. Turongera kubona mu yindi video itaha. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.